igitabo tugenekeje mu Kinyarwanda kivuga ngo imbuga nkoranyambaga zangize umukire. Ese wari uzi ko social media zishobora kuguhindura umukire cyangwa se umuherwe kuko wabyita kose? Hari abantu bakize ndetse ubukene bwibagiranye kuri bo kubera social media. Utunze telefone za zindi mwita zimwe za Airtel, za zindi ntoya, za zindi za smartphone ntoya zishobora kuguha amafaranga, ahubwo icyo udasobanukiwe ni kimwe gusa. Uyu mugabo bita Mathiew cyangwa se Mathiew cyangwa twita Mathiew, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube n'izindi ngo zamugize umukire. Niwe muntu wa mbere mbashije kumva wemera ko yabaye umukire, akabyemera akandika igitabo kigakwira kwisi hose avuga ko yemera ko yabaye umukire kubera social media. Uretse nabo ngabo mu Rwanda tujye tubona abantu ugasanga umuntu afite imodoka nziza ituruka muri social media. Twebwe turasoma gusa, wowe ukagenda ugascrollinga, ugenda ureba, mujye mubona kuntu biryoha kureba gusa biraryoha. Ukagura bando cyangwa internet ukayikoresha uri kureba gusa, uri kureba undi ari kwinjiza, wowe uri kureba gusa, uri kumuha amafaranga. Wagiye kugura bundles, watanze amafaranga yawe kandi we ntayo uri bwinjize, nyamara ibyo uri kureba we yaguze bundles agiye kubishyiraho, uri kumusubiza ya mafaranga yatanze ndetse ukanamwungukira. Uyu mugabo rero asobanura uburyo social media zishobora guhindura ubuzima bwawe kubera agatelefone kandi kamusuzugura, kandi koko nibyo. Uyu mugabo rero tubanje kumusobanura mbere yuko tujya muri kiriya gitabo ngo tugisome. Ni igitabo cyiza cyane gishobora guhindura ubuzima bwawe ku buryo uzavuga ati cyakoze ikintu gituma abantu benshi tudakirana amakuru. Tugiye kuzagisoma by chapitre kuri chapitre cyangwa igice ku gice, ku buryo uzamenya byinshi utaruzi kuri social media, uburyo zikoreshwa, uburyo ushobora guhindura ubuzima kubera social media. Uyu mugabo bita Mathiew ni umunyamerika w'umucuruzi cyangwa se umushoramari, uko wabyita simbizi, ariko abikora mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa icyo twita digital. Uyu ni inzobere cyane kuri social media cyangwa se icyo twakwita social media expert. Ni umu-expert, ni umuntu ushobora kubaza amakuru akaguha amakuru kandi y'ibintu atari theory, ahubwo y'ibintu we yaciyemo, ibintu yakoze, ibintu afitiye fact. Aravuga ibintu afitiye fact. Uyu mugabo ni umunyamerika rero w'umu-expert nk'uko maze kubivuga, akaba nawe wanditse igitabo bita Social Media Made Marriage. Igitabo tugenekeje mu Kinyarwanda kivuga ngo imbuga nkoranyambaga zangize umukire. Niwe wacyanditse. Uyu mugabo ni umwigisha, ni umuhanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga kandi akazikoresha mu buryo bw'ubucuruzi. Wakibaza ngo wowe iyo ukoresha imbuga nkoranyambaga uzikoresha mu buhe buryo? Just ni ukwishimisha gusa, no gupostinga gusa? Ugomba kubitekereza. Uyu mugabo rero muri iki gitabo azabisobanura cyose. Utera agatebo ubundi tukurikirane iki gitabo. Ndetse akaba yarafashije abantu benshi mu bihugu bitandukanye kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga mu buryo bwunguka. Uyu munsi nawe niba ubishaka aragufasha nawe ubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, uzikoreshe mu buryo bwunguka. Uzikoreshe atari uguta umwanya wawe gusa, kuko ushobora kwicara gusa ahubwo ugakena kubera imbuga nkoranyambaga. Why? Ushobora kwicara ukajya nko kuri TikTok ugenda ureba wisekerayo ugakarasekeje. Mujya mubona iyo scrollinze kamwe haza utundi dusekeje twiza cyane. Wowe urimo urareba gusa, these ones are making money. Kubera icyo wowe udashobora kubigana ngo uvuge ngo ese gupostinga good, it's good, gupostinga ni byiza, we must post and get money. Gupostinga hanyuma bikanatwinjiriza, not only to see, not only to impress people, but to make money. Ugomba kubikora kugira ngo winjize amafaranga. Uyu mugabo bita Mathiew yabayeho mu bice bitandukanye bya Amerika, kandi yajya akora ibikorwa by'ubucuruzi byinshi cyane byagutse ndetse bikagera ku rwego mpuzamahanga. Uyu mugabo uyu munsi atuye aho bita muri Atlanta muri leta ya Georgia muri Amerika, akaba ari naho akomereza ibikorwa byo kwigisha no gufasha abantu mu buryo bashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu uzakunda kubona nko mu bihugu byateye imbere ujye ureba ku mantuza
uzabona umuntu akoresha social media ubone mbese n'ubuzima bwe, ubone ni business, nkuko ubyuka mu gitondo ukajya guhinga, undi akabyuka mu gitondo akajya mu kazi ka leta, akajya muri office, nawe abyuka mu gitondo just to post for money, akajyaho kugira ngo abone amafaranga, akareba content araza gucreatinga to impress people and to make money, aza kuvuga ngo ese iyi content izanyinjiriza gute? Turacyari kureba Mathiew ni muntu ki? Ese Mathiew Europe ni muntu ki? Ese ninde? Rimwe na rimwe tujya twibwira ngo abantu b'abahanga cyangwa abantu bageze kure cyangwa abantu b'abaherwe ngo niko bavuze. No, not only that. Hari abashaka kuvuka koko bakavuka umugisha bawusanga, hari n'abavuka bakawuharanira, hari n'abavuka ndetse bagakora mu buzima bwoye ariko bakabiharanira. Reka mbabwire uyu Mathiew Europe, uyu ninde? Yari umuhanga w'amenyo cyangwa twakita muganga, wigeze kuba mu bukene bukabije mu share. Ntabwo buri gihe abantu bakorera umushahara ntabwo bivuze ko ari abakire, ashobora kuba akora umushahara runaka ariko nabo udahagije. Uyu rero ngo yari umuganga w'amenyo aho muri Amerika, ariko w'umukene, ngo afite n'ubukene bukabije. Ibyo rero bikajya bimuca intege mu kazi akora, kumva acitse intege, akumva mbese aharanira kugira n'utundi tunakora twamuha amafaranga. Yaje gufata icyemezo rero cyo gukoresha icyo bita social media cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo byibura arebe ko yajya agira udufaranga tundi tuza gusapotinga ya salary cyangwa wa mushahara abona ku kwezi. Kuko ushobora gukorera umushahara good ariko wajya kureba expenses cyangwa se ibyo usabwa, ibyo ukeneye, just ukabona ko wa mushahara hari ibindi bigomba kunganira, ntabwo uhagije. Uyu nawe yaje gufata icyemezo aravuga ngo reka nshaka ukuntu nakoresha imbuga nkoranyambaga social media kugira ngo byibura ndebe yuko nagira ubucuruzi nkoresha cyangwa nkora kuri internet ushaka kumakinga some money kugira ngo nunganire wa mushahara mutoya, kuko twabonye ko yari umuntu w'umukene ariko ari muganga. So ushobora kuba uri mu kazi, ushaka kuba ufite ibyo ukora, but you are not satisfied, ntabwo biguhagije. You need to get extra money, ukeneye kugira handi hantu ubona amafaranga byibura yagufasha ko ukora ibikorwa byawe, ubona ubuzima, wishyura abana amashuri, ugira gute. There are people who are making money. Hari abantu bari gukora amafaranga not just for because of their diplomas and degrees, atari uko bafite ama diploma, atari uko bafite ama degrees yo ku rwego runaka cyangwa se atari umushahara, but because of using their phone and internet, kuko bari gukoresha telefone na internet zabo kandi mu buryo bwa nyabwo bakabona amafaranga. Ikindi uyu mugabo Mathiew Europe ntaho mu by'ukuri yatangiriye hafatika ku buryo ushaka kuvuga ngo yari afite ibikorwa nibyo byamusunitse, ngo yari afite abantu bano baramufashije. No, yari umuntu uciritse ku rwego rwo hasi, kuko bavuga ko nta mafaranga yari afite ahagije kubera ko nawe ubwe yari akeneye kongera kubaho, kongera kubona ariyandi yamufasha kubaho. Uyu muntu nta n'abantu yari azi bashobora kumufasha cyangwa icyo twita network. Nta network yari afite, nta bandi bantu bari kumufasha muri ibyo yari arimo byo gutekereza ukuntu byibura yabona utundi dufaranga twunganira umwuga yakoraga w'ubuganga, kuko udufaranga yabonaga ntabwo yabonaga ko tumuhagije. Ikindi gikomeye nuko nta bumenyi yari afite ku bijyanye na internet, uburyo ishobora gukoreshwa mu kubona amafaranga. Just nta bumenyi yari afite, ariko yari afite umuhate. Uyu mugabo rero ikintu gitangaje, yaje kwihugura, yigira inama, avuga ngo reka nshaka abandi bantu bashobora kuba bafite aho bageze. We just learn from other people, other successful people. Niba udashaka kugira abantu bari successful wigiraho, niba udashaka kugira abandi bantu ureberaho nka role model bawe bafite aho bageze, will not get rich anymore. Ntushobora kuzagira ahantu uvuga ngo nakize, ntabwo uzongera gukira. Aho wageze naho ntabwo uzongera kuzamuka. Ni byiza ko ugira abantu ureberaho. Uyu mugabo rero yegeye ku bandi bantu, yubaka ubucuruzi buhenze bwitwa 6 figure and 7 figure business. Yini business ye yaje gukora ndetse imuha amafaranga, imwinjiza amafaranga atubutse, ariko byose akavuga ko yagiye abikomora kuri social media. Impamvu rero ukeneye iki gitabo Social Media Made Me Rich,
iki gitabo cyitwa Social Media Made Me Rich. Social media cyangwa imbuga nkoranyambaga zangiza umukire, nk'uko uyu mugabo Mathiew yacyanditse abivuga. Impamvu nawe ugikeneye, do you know why? Yeah, you are leaving money on the table. That's number one. You are leaving money on the table. Urimo urata amafaranga ku meza monsheri. Niba udakoresha social media ngo ubone amafaranga ngo ikubyarire inyungu, just you are spending on money. Urimo urayajugunya. You are spending from money. Abandi barimo baratoragura amafaranga, abandi barimo barakura amafaranga menshi. Hari abantu udashobora guha umushahara uwo ari wo wose ngo bagukorere just because of social media. But you are spending your money buying bundles. Urimo spending amafaranga yawe ugura bundles, ugura telefone zihenze, ugasanguze telefone ya good. Ni byiza kugura telefone ihenze, ni byiza kugura telefone nziza, smartphone nziza, but what is for? Irimo irakora iki? You are leaving money on the table. If you are not using social media to make money, just you are leaving money on the table. You are spending your money. Urimo uratakaza amafaranga yawe niba udakoresha social media to make money, just to spend money. You are using social media just to spend, not to get. Ya, urimo urahomba. Uri guta amahirwe menshi niba udakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa social media ukorera amafaranga. Every day you buy bundles just to see pictures, to read and to laugh. Urimo uragura bundle wirebera amafoto, scrollinga, just you read inkuru zisekeje ugaseka, you scroll. Stop scrolling, start earning money. Stop scrolling. Hagarika gukomeza uscrollinga. That's no sense. Hagarika, just start making your own money. Tangira ukorere ayawe mafaranga. Iyo niyo mpamvu you have to read the book Social Media Made Me Rich. Iki gitabo rero kiraza kukwereka how you can be rich as Rup. Nkuko Rup yabaye umukire, nawe ushobora kuba umukire because of social media. Ikindi nuko internet ni amahirwe ku bantu bose mu buryo bungana. Internet ukigera ukigera kuri bari abastari tubona uyu munsi mu Rwanda dufite abastari, those stars they making big money man, barimo barakora amafaranga menshi because of internet. All of us will access the internet in the same way. Turimo accessing internet mu buryo bumwe. Ntabwo wowe ari ukuvuga ngo ntikugeraho, ikugeraho. Telefone urayifite, what else? Urabura iki? Hanyuma rero nuwango hari n'abandi bakorera amafaranga kuri social media batakurusha amashuri ndetse n'ibindi, ariko bakorera gatubutse. Ya kumuherwe ntabwo ukeneye kubuzwi cyane cyangwa ufite amafaranga menshi cyangwa ufite degree za hatari ngo urinde utsinda. No, not only that. Ukeneye gusa what we call information. Ukeneye amakuru that will guide you to get there. Amakuru ashobora kukugeza ku bukire bwa nyabwo. Amakuru ashobora donc you start the business, you start the channel. Watangiye gukoresha social media, creating a channel, creating a Facebook page, but you are not getting money. Why? Ntabwo urimo urakorera amafaranga, just you stopped warabihagaritse because of what? You don't have information. Nta makuru ufite. What you will get there, icyo uzabona, icyo uzamenya nukomeza gukurikira iki gitabo bita Social Media Made Me Rich, you will get amakuru. Uzamenya amakuru ya nyayo, uzamenya ese bikora bite, nizihe strategy abantu bagiye bakurisha kuri social media bakabona kugera ku bukire bwa nyabwo. Uyu munsi hari abantu bajya kuri konte buri kwezi akagenda akabikura akagura inzu, akabikura akagura ikibanza, akabikura akagura imodoka. What about me? What about you? Mbere yo gutangira banza ushaka amakuru, mbere yo gutangira channel shaka amakuru, mbere yo gutangira page shaka amakuru, mbere yo postinga your pictures, the pictures online. Kwese ujye kureba social media zacu, Facebook, we have so much pictures, so much
videos every day. People are posting, abantu barimo barapostinga, but they are not making money, just they are spending time and their money. Barimo baratakaza amafaranga yabo, barajugunya umwanya wabo. Other people are making money, man. Turimo tugomba ngwino tutangire, tera gatebe dutangire dusome igitabo bita Social Media Made Me Rich. If you want to be rich because of social media, ndagira ngo tubanze tubalancing. Uyu munsi ugiye kubaruka uvuga ngo ku kwezi nkoresha bando ingana gute, ushobora gusanga ugura internet y'ukwezi ikarangira just ari ukureba ibyo abandi babishyizeho to make money, wowe uri kubireba to spend money. What's the different man? Uyu Mathiew Roop ni umuntu, iki gitabo man ndumva rwose icara tugisome. Uyu Mathiew Roop yabaye urugero rw'umuntu wavuye hasi adafite information, adafite umufasha w'umukene, as me, as you. Umuntu wavuye hasi akagera ku rwego rwo kwihangira imirimo akoresheje internet 100%. Nta kindi gishoro gihambaye on a given level cyangwa ku rwego runaka, just time and internet. As you can start it. Icyo yakoresheje n'umwanya na internet na telefone, hanyuma agera kure. Hari n'abandi ujya ubona bari hasi yawe, haba muri degree. Hari abantu bize nyine bagiye biga ibidegrees, ugasanga nyine barize, ugasanga bagize gute akamara mbese ubuzima bwo ukabona ko rwose ari umuntu twakwita ko twamufata bitekerezo, ariko ugasanga nyine mu mufuka ntabwo bimeze neza cyane. Urumva, ugasanga mbese mu by'ukuri we don't have information. Nugerageje ugatangira uvuga ngiye gushaka aba viewers, ngiye gushaka viewers uga-creating a channel, ugashaka aba viewers cyangwa followers, ko wabyita biterwa na social media uriho. Hanyuma mu gihe gitoya ugasanga wa muntu yapostinze video imwe imaze imyaka 5 nta yindi irashyiraho, cyangwa se imyaka 3 nta yindi irashyiraho, ugasanga ntabwo irebwa. Kuvuga ati ko abandi babishyiraho bikarebwa, ngiye kubera iki bitarebwa? Ese ko abandi babyira gute, ngiye kubera iki? Icyo kibazo turagifite twese. Because of we don't have information, nta makuru dufite. Ngewe now ntangiye gusoma iki gitabo kirimo kirankamufura, kirimo social media zacu zarasinziriye, they don't get developed, ntabwo zizamuka, ntabwo zitwinjiriza, kandi twibwira ko twakoze, ariko we are not working because of we don't have information, nta makuru dufite namba. What about you? Wowe bite? Ngewe ntayo nari mfite, ariko ntangiye kuyabona. Wait for me in advance, nzategereza ndebe ko byibura nanjye aya makuru ngiye kubona hari icyo azamfasha. Iki gitabo Social Media Made Me Rich ntabwo turagitangira kugisoma, ndimo kubabwira preliminary ibiri, mbese ibintu bishobora gutuma koko wumva ko ibyo dukina nabyo we are playing with money man, turimo turakina n'amafaranga. Uyu Mathiew Roop avuga ibikorwa, ntabwo avuga theory, ntabwo avuga amagambo, avuga ibyo yabayemo, ibyo mbese iki gitabo yanditse ubuzima bwe yaciyemo kugira ngo agere ku bukire uyu munsi ariho. Abantu benshi bashobora kuba batamuzi, ariko niwe muntu muri social media w'umuherwe, akanabyiyemerera w'umuherwe. Tuzi ko abaherwe benshi usanga ngo bagiye creating ibintu by'ibi-companies bya electronics, ibintu by'ibi-transport companies, ibintu nyine biraho bya big, bisaba big capital, big money. Ariko this one yabaye umuherwe cyangwa twita millionaire, not just because of big capital, but because of information, because of this social media we are playing with it every day. Yes. Hanyuma iki gitabo kigufasha kumenya uko yagiye akora bimwe bikemera,
ibindi bikanga. Nkuko nawe uyu munsi hari bimwe ukora ukabona biremera, ibindi bikanga. Kuri social media wagera uvuga ngo, ukabyuka mu gitondo uvuga ngo ngiye gukora none, ugakora icyumweru kimwe, ebana ugahita ubastag, wakaka monetization kuri YouTube bakayikwima, ebana ukongera ugaparika ntukore. Ibi nawe rero byamubayeho kuko yarakoraga bimwe bikemera, ibindi bikanga. Ariko yarihanganye monsheri, aricyo twita ko perseverance cyangwa kwihangana. Iki nicyo cyamugejeje rero ku nzira ikomeye nziza cyane, arakora biremera. Icyo twita rero challenges muri business hose zibaho. Niba ugiye kuri social media as a business, niba ugiyeho nka business, ntubikore nka option, ntubikore nk'ikintu ukoze. You don't just take time ukagikora kubera ko nyine, you have to take time ugafata umwanya wawe, because you will meet with challenges. Uzahura n'ibibazo bikomeye nk'ibyo yahuye nabyo. Icyambere yahuye nacyo uyu mugabo bita Mathiew cyangwa Mathiew, icyambere ni financial challenge. Financial challenge yari afite ikibazo cy'ikofi, amafaranga twabibonye ko yari umukene, ntayo yari afite. Iyo ni yari challenge, uko ushobora kuvuga ngo ngiye kuri social media ariko ugasanga hari ibiri gukenerera amafaranga nka kamera, utwuma dufata amajwi, whatever. Ariko hari uburyo ushobora ku overcoming these challenges. Nubwo udafite kamera, nubwo udafite ibyuma bifata amajwi, nubwo udafite whatever, but it can be true. You can get success. Ushobora kugera kuri success. Icyo usabwa it's information, n'amakuru tuzayareba muri iki gitabo. Hanyuma uyu mugabo yagize n'ikindi kibazo cyuko nta makuru nyine yuko bikorwa, uko social media zinjiza amafaranga ntayo yari afite. Yarazi uko social media ashobora kwibyaza umusaruro nk'ari business yari yo yose wakwinjiramo. He often mentioned being unable to pay rent for one point, which pushed him to take the online space seriously. Man, uyu mugabo hari igihe cyageze ngo no gukodesha bikagorana, kwishyura ubukode bikagorana, ku buryo yahise avuga ati man, nta rundi rw'inyagamburiro, ngomba gufata social media cyangwa social online space nk'aho ari serious business. Kuko niba ugenda gukodesha ahantu inzu uyikorera mu kwezi kumwe ugahomba, abiri ugahomba. You have a smartphone, why not taking it very serious? Kuko utayifata nk'aho ari serious business man you are entering into. Ugomba gufata nk'aho social media niba hari yabyananze ukayifata ukayicaramo ukayikora nk'uko ubuse izindi business wazikora nk'uko ukora social media. The time you spend on something that equals the income you get. Niba igihe utakaza gahe gato, why are you expecting such money to come? Kuki utegereza amafaranga ko azaza kandi nawe ubwawe utabasha gufata umwanya wawe ngo uhe social media niba ushaka kwinjiriza. These people are making money because they take time. Barimo barakorera amafaranga ko nabo bafata umwanya, bagafata igihe bakicara, bamara gufata igihe bagakora research, bagasoma, bagatega amatwi bakareba bikora bite, ko ngiye gukora kino bikora bite. These people who are stars, aba ba star tubona, baba bakina mamachi, baba bari yabibiganiro barajyaho biri bakaja, they are taking time, they get up in the morning, they take pictures and what they post on social media to get money. Bafata igihe cyabo, bagafata makamera, bagafata ibiki byose uwo munsi, nuko byuka mu gitondo now planning the day, they get up and plan the day in the morning. Uyu munsi bakabyuka bagakora umunsi wose, bagakora nimugoroba bakaza gupostinga bya bindi birirwe bakora, bakabona amafaranga. What about you? Uyu mugabo Mathiew yaravuze buri kintu cyose tubona tugeraho, ibyo wageraho byose uzabigeraho kuko wabigerageje, kandi nubigerageza ushobora gukora amakosa cyangwa ukagera challenges uhura nazo, ariko nudacika intege you will get there, uzahagera. Ntagihe yari afite gihagije kuko akazi yakoraga kari full time man, yarakoraga akazi kari full time. Full time ni ugukora amasaha y'umukozi agomba gukora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndazi iminsi ibiri, niba abandi bakora icyumwe kuva kwa mbere kugera ku wa gatanu, nawe ubwo ni kwa mbere kugera ku wa gatanu. Yakoraga kuva kwa mbere kugera ku wa gatanu
agakora amasaha agomba gukora nk'abandi bakozi bose, ukibaza ngo ubundi yari kubikora ryari? What about you? Wowe bimeze bite man? Ngiye bimeze bite subundi? No kuvuga ngo nta gihe yari afite. Ese nge ndagifite? Wowe uragifite se? Nta gihe yari afite, ariko yabikoze ati kugira ngo noneho akora ibintu nta gihe afite. Then uyu munsi abe ari kwivugira ngo now I'm the rich, umukire. Ikintu cyambere byamusabye gukora days and nights, gukora amanywa nijoro, even the weekends agakora. Yarakoraga. Niba uzi ko ushaka ko social media yawe uyubaka, niba ari Facebook, niba ari Twitter, niba ari whatever, niba ari YouTube, ugashaka ko wubaka social media as business, you have to take time. If you don't take time, you will not get anything. If you don't use your days and nights, even weekend, you will get nothing. Nta kintu uzageraho nudakoresha igihe cyawe, no matter what. Nta kibazo icyo waba urimo cyose, ibyo waba ukora byose, even full time job niba uyifite, because you know what you are searching for. Kuko uzi icyo ushaka, ugomba gushaka your time, ukaba busy kuri social media urimo urubaka. This man invested time and effort in strategies that didn't work. Uyu mugabo yagiye akoresha igihe, agakoresha umwanya, agakora uko ashoboye, agasettinga strategies in whatever. Unfortunately they didn't work. Ntabwo byigeze bikora. Ushobora gutakaza igihe, ugatakaza umwanya, ukagira gute, and you are still failing, ugafailinga ntibikore. Ariko yafataga ibyemezo, ibyo byemezo akavuga ngo njyewe ntabwo nzarekura. Akavuga niba iki cyanze ndagerageza B, niba A yanze ndagerageza B, niba B yanze ndagerageza C, niba C yanze ndagerageza D. It's a time to test, man. You have to test alternatives. Ugomba gutestinga alternatives, ugomba gutestinga ibintu bitandukanye. Niba ufailinze kimwe, urugero, reka dufate urugero, ugafata social media ukavuga ngo ngiye gukoresha YouTube nubake channel yanjye, it will be my business, nizaba business yanjye. Ugapostinga ikintu runaka, people are not engaged, they are not, ntago bagikunze, they are not interesting in the topic, ntago bumva bishimiye ibyo urimo uravugaho. You have to change, you have to alterate, ugahindura ukajya mu bindi, ugahindura. Ushaka no kumara umwaka ari kora umwitozo nonaha, sibyo? Nonaha umuntu wumva muri iki kiganiro ntiri kukivuga cyangwa se tukiri gusoma zino preliminaires z'iki gitabo, ntabwo turasoma igitabo cyanyacyo. Nidusoma igitabo cyanyacyo urahita ubyumva neza. Banza kugira ngo umenye ko uyu mugabo yanditse ibintu biri realistic, ibintu by'ukuri. Aka kanya ukiri kunyumva, uze gufungura indi tab cyangwa nurangiza urebe umuntu wa wundi w'umustar uvuga ngo uyu ni umustar, social media irakaze cyangwa channel ye irakaze. Urebe muri videos za mbere yashyizeho, urajusanga ko hari aho n'uyu munsi agifite aba viewers nka 20, 200, ariko none uyu munsi wajya kureba bizashyira ugasanga ninjiza, ugasanga ashyira akantu kakarebwa na million and millions. Why? Yarahinduye man. Niba nawe hari ibyo ushiraho, niba hari ibyo ukora ukajya ubona abantu ntibabikunda, ntibabireba, you have to change, you have to change. Ugomba gutangira gutestinga ibyo utekereza ko byaba ari byo, ibyo utekereza ko byakurura abantu, ibyo utekereza ko bishobora kuba engaging. Icyambere n'ikindi ukaza kureba niba koko byose bizarangira nta musaruro. Ariko I know perseverance, kwihangana, it's a way to success. Bizakugeza kuri success. Bisaba kwihangana gusa, kuko uyu Mathiew arabivuga mu gitabo cye ko you don't give up after failure. Ntuzigera ugira ubwoba kubera ko wafailinze, kubera byanze, kubera channel yawe ifite aba subscribers 2 cyangwa 6, ndetse nabo usharinze banga gukanda sub, ariko banayikanze nta n'ikibazo buriya. Ariko se buriya ubundi umuntu agwaye sub ubundi ahombye iki? Ariko abanyafrika hari igihe bakayikwima kubera ishyari, ariko ishyari ni ribi n'ukuri kw'Imana.
akize se we bitwaye iki? Nawe uzakira man. Ishyari ni ribi cyane. Hari igihe umuntu yanga gutanga sabu atari uko ntacyo byamutwara yitanze, ntacyo ahombye. You just click subscribe man. Ibyo ntacyo bigutwaye. Abanyafrika nyine rimwe na rimwe hari igihe tuzana udushyari, kandi utwo dushyari nta n'icyo twatugezaho. Ugasanga kenshi na kenshi nyine ugasanga umuntu arigendeye yanze gukanda subscribe, kandi azi neza ko urimo urakora business ni nkaho rwose nawe yakaguteje imbere. Iyo umuntu aguze imodoka muturanye burya aragutwara iyo umugore yarwaye cyangwa umwana yarwaye, nawe rero wabimukorera. Ariko namwe hano muri kureba nyine you just subscribe kandi aho ntacyo bitwaye. Ikindi uyu mugabo Mathiew baramupingaga. People around him did not believe in social media opportunities. Ntago bantu bigeraga bumva yuko social media hari opportunities zishobora kuvaho. Ntago bumvaga ko social media ari amahirwe. Bayirebaga nka bamwe muri twebwe. Usanga umuntu ayireba akabazi ko ari ahantu ho kwirebera ifoto gusa, cyangwa akabazi ko social media niba ari Facebook ni ukwandikira umuntu ubutumwa akabubona. People biyubakiye business, they are making money. Natwe turiho dukwiye gukorera amafaranga, ahubwo turi kuyaspending on social media. Ntabwo yari afite umuntu wo kumuha support. No one to support but to love. Nta bantu bari kumusupportinga yari afite, ahubwo abo yari afite baramuseka. None what about you? Wowe bimeze bite? Yize ku bantu arabiga cyane, agiraho noneho abantu ba mbere dukwiye kwigiraho. It's to learn from people ahead. Tugomba kwiga ku bantu baturi imbere, kwigira ku bantu baturi imbere. These people, these guys, they know where to pass through. Ikindi nuko social media ubu ntabwo bikigoye. Ni inzira ishobora gukorwa, cyangwa se ni inzira ishobora kunyurwaho n'umuntu uwo ari we wese, yaba ari umucuruzi, yaba ari umuganga, yaba ari umushakashatsi, uwo ari we wese utarigeze akora ubucuruzi. Hari benshi tutazi gucuruza monsheri. Dufite amatara, dufite amatara. Ubu nawe wirebyo ufite tara nyinshi. Uzi ko harimo abantu bazi kwifotoza, ugasanga umuntu azi kwifotoza, ugasanga wowe urifotoza just to post, gupostinga abantu bagascrollinga bagaseka. What are you doing? Urimo spending for nothing. Uzi kuvuga, you know how to speak. Uzi kuvuga, that's a talent. Uri mwiza, ubwiza buragurishwa. Atari kwa kundi babugurishiriza mu gikari somewhere. No, kubugurisha ifoto. You know it. Ikindi, you have talents, you know how to sing, how to play, whatever. Abantu bazi ibintu byinshi, ariko turashaka twese kujya muri mu gukina amafilime, mu kugira. That's a business. Ahubwo we don't have information, we don't know how to make it profitable. Ntabwo tuzi uburyo tuzabibyaza umusaruro. Ubutumwa nyakuri uyu Mathiew yaravuze niba nari umukene bikaba binyingiriza akayabo, nawe birashoboka niba wemera kwiga no gushyira mu bikorwa. Akadomo.